Ndabashuje mwese inshuti abavandimwe kandi mbifuriza umugisha w'Imana ndetse mbakira hano ku kiganiro cy'ijambo ry'umunsi hano kuri Pure Gold TV y'abakristo. Uyu munsi ku wa gatanu itariki ya 19 z'ukwa mbere 2024 tugiye gufatanya ijambo rigiye kutwubaka twese dusanga muri Zaburi ya 37 turahera ku murongo wa 25 turageza ku murongo wa 26. Mbere y'uko dusoma iri jambo nagira ngo tubanze twiragize Imana. Mana, turagushimye cyane ko wabanye natwe mu minsi yatambutse. Tugushimiye umunsi utugerejemo kugira ngo dufatanye ijambo ry'umunsi ritwubaka. Ndasabye umwuka wera aba ari we utuyobora. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Naho mu kanya bene data ntimugende, turi kumwe. Aba baririmbyi bati gukiranuka ni ukubana n'abanyabyaha ariko we ntukore icyaha. Uko ni ugukiranuka, ahubwo ukaberera imbuto. Reka dukomeze ijambo ry'Imana n'ubundi nk'uko nabivuze muri Zaburi ya 37 duhere ku murongo wa 25 turebe icyo Dawidi atubwira mu ijambo ry'Imana. Aravuga ati nari umusore none ndashaje. Dawidi yigeze kuba umusore ukomeye, yabaye umushumba, yabaye umwami, mbese yakoze ibikomeye. Yari umusore ufite imbaraga, ariko aravuga ati nari umusore none ndashaje. Yageze mu gihe cyo gusaza asubiza amaso inyuma ati ndashaje. Ariko aravuga ati nabonye byinshi ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe. Nabaye umusore none ndashaje, mfite inararibonye, niko Dawidi yavugaga. Ati nahuye na byinshi, nabonye benshi, sinigeze mbona mu buzima bwanjye umukiranutsi aretswe. Umukiranutsi ni umuntu wubaha Imana, ni umuntu ukiranukira Imana, ni umuntu ukunda Imana, ni umuntu ugendana n'ijambo ryayo akarishyira mu bikorwa. Nk'uko abaririmbyi bari batangiye bavuga bati umukiranutsi abana n'abanyabyaha ariko we ntabikore. Ni umuntu wirinda icyaha icyo ari cyo cyose, umukiranutsi w'Imana. Dawidi aratubwira ati ntabwo ajya arekwa, ntabwo Imana imureka, ntabwo Imana imwigizayo, ntabwo Imana imutererana mu bikomeye byose. Mu gihe cy'inzara ntabwo Imana ireka umukiranutsi, iramugaburira. Aho abandi batabona icyo kurya, umukiranutsi aragaburirwa. Mu gihe abana badafite icyo kwambara, abana be barambara. Mu gihe abana be bafite ikibazo cya minerivare, amafaranga y'ishuri, abana be barayabona. Umukiranutsi ntabwo ajya arekwa bene data. Ni ukuvuga ngo natwe duharanire gukiranuka, kuko umukiranutsi ntabwo arekwa. Imana ntabwo imureka. Aya magambo aravugwa na Dawidi ubwe w'inararibonye wabibonye. Yarashaje, yigeze kuba umujene, ariko yarivugiraga ati sinigeze mbona mu bujene bwanjye, mu mibereho yanjye, mbona umukiranutsi arekwa. Ibi ni iby'ukuri bene data, natwe ubwacu turabizi. Arakomeza aravuga ati nubwo ntigeze mbona arekwa cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Umwana w'umukiranutsi, abana b'umukiranutsi ntibashobora gusabiriza ibyo kurya. Kuki? Kuko iyo ukiranukira Imana, iri ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'umunsi riturutse muri Bibiliya yera, yanditswe n'Imana ubwayo. Irahumeka iri jambo, riravuga ukuri. Nibyo koko, natwe iyo turebye dusanga gukiranuka duhabwa na Yesu Kristo n'amaraso ye atweza akatubashisha, bituma
ntacyo tuburana Imana, ibintu byose turabibona, aradufasha, ariko ikirutaho aduha ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 26 arakomeza Dawidi avuga ati, umukiranutsi agira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Amena. Burya umukiranutsi ikintu cyose cyiza akora, iyo umuntu aje akwirukira akakuguriza amafaranga, ahubwo ati nguriza udufaranga, nabuze agasukari, nabuze ikintu nahahisha, mbabarira ungurize, ukamuguriza, bituma abana bawe bagira umugisha. Uba ukorera urubyaro rwawe, uba ukorera abawe. Umugisha ukorera ku Mana ugera ku muryango wawe. Iyo ukora ibibi bigera ku muryango wawe, iyo uri umuntu mubi bihinduka umuvumo ku muryango. Ariko iyo uri umuntu mwiza, iyo uri umuntu utanga, ugira ubuntu, ukaguriza abandi, ukwirukiye ukamufasha, icyo gihe Imana iguha umugisha. Reka duharanire gukiranuka. Iri ni ryo jambo ry'umunsi Imana yagira ngo dusangire. Nkwibutse ko turisanga muri Zaburi ya 37, uhere ku murongo wa 25 ugeze ku wa 26. Iri jambo rigukomeza uyu munsi wa none, uharanira gukiranuka. Uko ukiranuka niko uzabona ibyiza, uko ukiranuka niko Imana izakugirira neza. Umukiranutsi w'Imana ntazarekwa, ari uburwayi izagukiza, ari ubukene izagufasha, kubura akazi izaguha akazi, ikintu icyo ari cyo cyose kizasubizwa, kuko uri umukiranutsi w'Imana nk'uko ubishaka. Imana ikugirire neza, iguhe umunsi w'umugisha. Ndongera kongera kubibutsa ngo niba ufashijwe, iri jambo risangiza abandi, kandi niba utarakora subscribe, uyu munsi uyikore. Imana ikugirire neza bene data, ndababwira nti ndabakunda mwese, kandi ndabashimira amasengesho munsengera. Tuzakomeza ubutaha. Imanza zikabera, kandi abahindutse muri yo bazakizwa.